Abantu benshi batekereza ko kugira imbaraga ari ukumenya kuvuga cyane, gusubiza buri wese cyangwa kwereka abantu bose ko uhari. Nyamara ariko abantu b'ibirangirire batwigishije ko rimwe na rimwe guceceka ari umuti wo gutsinda ibigeragezo. Mbere ya byose nguhaye ikaze mu isi y'ibyamamare n'inzira banyuzemo babibihangange. Ibi nibyo twiganirira hano. Nibikunda bene nk'ibi biganiro bitera imbaraga bikakuremamo icyizere, kanda subscribe twigumane muri isi. Njye ubikugezaho ni Oreste Bahojimihigo. Ikaze mu isi yo guceceka. Guceceka si ubwigunge ahubwo ni ubwenge. Umuntu yahitamo guceceka bivuze ko ntacyo azi, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko afite ubushobozi bwo kwifata, gutegereza igihe cya nyacyo, gushyira umutima ku gikorwa no kudashyira amagambo menshi imbere. Guceceka si intege nke ahubwo ni imbaraga zigirwa n'abahanga. Dore ibyiza bihishe mu guceceka. Icya mbere, bituma utekereza neza. Iyo ucecetse ubwonko bwawe bukora neza. Ureka amagambo ugashyira imbere ibitekerezo. Amagambo menshi atuma ushyuha mu mutwe, bigatuma ubwonko bwawe butabasha gutuza neza. Aribyo bituganisha ku cyiza cya kabiri cyo guceceka: kurinda ubwenge bwawe. Iyo abantu batazi ibitekerezo byawe byose ntibapfa kukuvogera uko bishakiye, bityo n'umwanzi wawe biramugora kumenya aho yahera kwataka. Icya gatatu, guceceka bituma ufata icyemezo cyiza. Rimwe na rimwe abantu bahubuka mu gusubiza bikunze kurangira bicuza. Nyamara guceceka biguha umwanya wo gusuzuma neza icyo ugomba gusubiza mbere yo kukivuga. Biguha umwanya wo kumenya umwanzuro wa nyawo ushobora gufata ku kibazo cy'ingorabahizi. Icya kane, guceceka bigufasha kwirinda amakimbirane atari ngombwa. Si buri ntonganya igusaba gusubiza. Hari aho kwicecekera bihinduka igisubizo ku makimbirane ufitanye n'umuntu. Umunyarwanda niwe wivuze ukuri ngo akarimi koshwa n'akandi. Ariko hari n'umuhanga wavuze ngo nubona uwo muri gushwana ari kuvugira hejuru, wowe ujye uvugira hasi, nazamuka umanuka, ku iherezo uzamucecekesha. Icya gatanu, guceceka bigufasha kurinda ejo hawe. Hari igihe amagambo ushobora kuvuga uyu munsi ashobora kukwangiriza ejo hazaza hawe. Guceceka rero ni ubwishingizi bw'ubuzima bw'ahazaza. Hari igihe rero abantu bagutuka, bakakuvuga nabi, bakagushyiraho ibyo utari byo, bakagusebya, bakakwandagaza n'ibindi. Icyo gihe umutima wawe urwana no gushaka gusubiza, kwivugira, kwiregura no gushaka kwerekana ko ubeshyerwa. Nyamara ariko hari isomo rikomeye cyane ukwiye gufata. Umuhanga yaravuze ngo si ngombwa ko buri gihe ugomba guhangana n'abagusebya, urwana no kwiregura. Humura, hari igihe kizagusubiriza. Umunyarwanda yarongeye avuga ukuri, atubamba isi ntakurura. Humura kandi witurize, kuko ku isi ni gatebe gatoki. Hari igihe umuntu akugambanira akagutega imitego bikarangira imushibukanye. Mu gihe rero ugeze muri ibyo bibazo, aho abantu bagusebya, bakagutuka, bakakubangamira n'ibindi bakanakugambanira, dore ibintu by'ingenzi ukwiye gukora. Icya mbere, cunga amarangamutima yawe. Umuhanga yaravuze ngo igihe cyose wumva warakaye, ufite umujinya, uzirinde kugira icyemezo na kimwe ufata, ahubwo uzatuze, uceceke, ubanze ucururuke. Icya kabiri, tegura igisubizo gifite imbaraga. Iyo ucecetse ugatuza, bifasha ubwonko gushyira ibitekerezo ku murongo, bityo bizatuma amagambo yawe aba make kandi n'ayo uvuze akaba afite uburemere n'agaciro. Reka ibikorwa byawe aribyo bizasubiza abagusebya. Reka bizivugire. Kuri bamwe guceceka bayifata nk'ikimenyetso cy'intege nke, nyamara abahanga bo bayifata nk'inzira y'intsinzi. Reka abantu bakuvuge, wowe ukomeze wiyubakire ibyawe, ucece. Umunsi umwe uzavuga igihe isi yose izaba inyotewe no kukumva. Guhindura isi ntabwo bikorwa no gusubiza buri muntu cyangwa kwisobanura aho ugeze hose, ahubwo bikorwa no guhindura wowe ubwawe imbere muri wowe. Guhitamo guceceka ni urugamba rutsindwa n'abadacika intege. Ntugakunde kumvwa cyane, kunda kumvwa igihe cya nyacyo. Isi yumvira ibihangange, ariko ibihangange byinshi bikomoka ku bacecetse, bakitekerezaho igihe abandi barwana no kuvuga ngo bigaragaze. Ibuka ko inzozi zawe, ubukire ushaka, intambwe ukeneye gutera ntabwo bizava mu rusaku no kwibonekeza cyangwa kuvuga ko uzi gukora cyane kurusha abandi, ahubwo bizava mu gukora bucece, ibikorwa bikivugira. Mu buzima ntacyo bimaze kuratira abantu ibyo uzaba byo, ibyo uzakora. Oya,
abenshi ibyo ntibanabikeneye, ahubwo icy'isi itegereje kuri wowe ni uko ibyo byose wifuza kugeraho udakwiye kubihoza mu magambo no mu mihigo idashira, ahubwo bikore vuba, tangira nonaha, va mu magambo. Burya guceceka ni urufunguzo rufungura urugi rw'inzozi zawe. Iyo ubaye umuntu uvuga bike ugakora byinshi, isi igushyiraho amaso kandi ikakubaha. Umuhanga yaravuze ngo ukuri guceceka kuruta ikinyoma cyiyamamaza. Undi muhanga yaravuze ngo ibanga ryo kugera ku nzozi zawe ni ukutazishyira ku isoko mbere y'uko uzibyaza umusaruro. Iyo tuvuga guceceka, si uguceceka gusa, ni ugutekereza, ni ukurema, ni ugutegura, ni ugushyira ubwenge n'ibitekerezo ku gihe, ni ukudahubuka mu gusubiza no gutuza mu gihe cy'ibibazo n'ibigeragezo bikomeye. Ibuka ko mu myaka 27 Nelson Mandela yamaze afunze, yari atuje kandi aticetse. Ibyo byamwongereye gushyira intekerezo ze ku murongo. None ubu afatwa nk'intwari ya Afurika tutaretse n'isi yose. Ese twebwe ntitwagerageza? Njyewe nawe. Ni nako tugeze ku musozo w'iyi nkuru. Turagushimiye wabanye natwe. Kora subscribe, tuzabane ubutaha. Bye bye.